noneho uyu muceri ndabona sinzi ni hatari nshatse noneho naba nirira n'umubisi kubera ko nushya nkaruka nawutetse no kwarura simwarurira sanga yiyaruriye ngomba na yewe hatari noneho ariko maze kurambirwa ndahera kwa kangaye nkora ejo bundi mu rugo barampamagaye ati mwana wanjye ko maze imyaka 3 Kigali akaba nta n'ijana nyoherereza byagenze gute nani bwo bazi ngo narakize mfite amafaranga ariko nyine ndababeshya nkababwira nti boss wanjye yagiye Dubai kandi ubwo Alo? Okeve uri he? Kukazi. Kaze mu kusanga ndagushaka. Okeve, waramutse. Meze neza. kanyamora Waraye. Zefa sinkubeshye naraye muri aka kazi kiriho ni kimwe agomba kugakora Rero ushaka uvuye mu rugo iwawe uvuye wansingiye ntabwo ari mu buryo bwo kugusimbura nari nje kukureba ngo ndebe uko wanaramutse. sasa rero Zefa ruriya rugo ntabwo nari busubiremo ndibwira ko nimugoroba wabonye ukuntu mama Kevin yanzonze asanze mu kabari ndaganira n'inshuti mfite agafantasi ndimo ndanywa inzoga sinanazinywa nta kibazo mfite fanta zose arazinyweye ameza arayahiritse abantu bose abateye hejuru ruriya rugo ntabwo nari bururaremo gusa byanamfashije nikoreye akazi kanjye kandi nihaye amahoro. Rero ushaka kupa Kevin umugabo nuhangana n'ikibazo afite n'ingorane yagize ntabwo ari ubuzihunga kuko no kutaba wagiye mu rugo mama Kevin nabwo yatekereje ibindi. Rero papa Kevin gira taha rwose nonaha ushaka uburyo uhandaringa ibibazo byawe n'umugore kuko utagiye nabwo yatekereje ibindi rwose sinkubeshye nge mvuyeyo ruriya rugo ndarwinjiramo nte ibibazo ni ingwara bahise. Sasa rero iyo si umugore n'umugorane uzi icyo ugiye kumfasha kugira ngo ataza gukeka ko wenda hari aho naba nagiye urabona ntaho nagiye naje mu kazi mfasha mbona uburyo ninjira muri rugo wenda ningerayo ndabasha kuganira nawe ariko sinajyayo njyenyine reka nze noneho izi dosiye naranguriyeho nazo mbanze nzibike tugende wazibike tugende rwose kandi ba iminota 3 rwose bibe birangiye. urantera mu kibazo kandi ari wowe wavuye umuntu w'umugabo ntundi nase cyo nagufasha mu kibazo wagize mubwira ariko ukuntu anyitwayeho mu kanya none se niba kwitwaye gutyo ngiye warangenza rego n'urugo rwa mbabarira rero umfashe nk'umuntu w'umugabo waritangiye bimfashe tubirangize papa Kefe kose ni wawe ngaho genda mu nshuti zanjye nguvanyemo ahe wina kwanyuramo niba uterera ni nditwatse.
mama Kevin. ariko yewe ntumbwire ko ari papa Kevin utaha. Kingura ni ngewe. Uraho sheri. Waramutse. Naramuka se numbona banza ubwira aho waraye. Se ntubizi ko ngira akazi kenshi, ntuzi ko nshobora no gutungurwa n'abakiriya bakampamagara. Yego ye. Harararara. Waraye. Abakiriya se si ibisanzwe. Abakiriya waraye mu kazi. Naraye ku kazi, ubajije na Zefa yansanze ku kazi. Nari nicaye. Byiza cyane. Isezerano ryanjye nawe ryasheshwe wasezeranye n'akazi ubwo izina ry'Imana yo mwijirarora ndagukunda bikomeye cyane. Urankunda. Izina ry'Imana mama Kevin ndagukunda ntushobora kubyumva. Kandi nubwo nagiye mu kazi buriya nirindaga ko nge nawe dushwana cyane. Kimenye kumenya ko nkukunda. Ubu urabona koko reba. Karamumura neza. Na amafaranga unzaniye. Akarabo k'urukundo nako gatesheje agaciro. Ubu sa akarabo k'urukundo karajya mu gifu. Nakubwiye ko muganga yanyigikiye. Mana we. Ubu sa ntubizi. Umugore n'umugore. Ubu si iki n'igiki. Oya, akarabo k'urukundo urakanze. Noneho nguha iki? Kandi ko ari we mugore wanjye. Uracyuye icyo nshaka? Iki? Uzi ko mba nkeneye amafaranga? Muvuze ko mba nkeneye inyama muganga yazinyandikiye? Ikintu kimwe nagukorera. Kiri kumereje. Amafaranga nyine. Mpereza. Urugo rw'amafaranga narwo kiretse Bill Gates. Ariko ntacyo nanjye nayabonye. Kwinjira. Kira hano n'ubundi amafaranga wagiye kunywera ukagurira ziriya. Ayo twanyweye ntabwo ariyo menshi rwose. Ayo ngo hari niyo menshi cyane. Kandi njye nanywaye fa. Nta kibazo none. Papa Kevin, ni karibu none shenge. Amafaranga azabikora ndakora he? Papa Kevin ugampaye amafaranga ndamukemanga buri hari ahantu yagiye kunywa muri kariya kabari nari yatsinda yari yicaje na Nyiramwiza wari umwicaye iruhande ubu yanywere nk'aya ngaya 10 ariko tu ntacyo nzacunga nzagufata amaherezo. Kideyi Karame mabuja. uri he? Ndi hano ndi gutoranya umuceri. Ese Kide Karame. umeze ute? Aho nyine twafunde nawe urabizi naba. Aha se wabaye iki? Aha naravunitse nakoze impanuka igihe nirukaga ngiye kukuzanira amafi nkayabura. Nahise nyerera nzagushakira gati. Ari kujyana kwa muganga. Kamaje hose ndabona byishimo bimeze neza. Sinanga. Ndabona ufite amafaranga. Kumva. Papa Kevin amaye 10. Urabizi ko ataharaye. Reka turebe nizinga. Yawe yamukabana amaye 10. None banga gusaba njya kazi ni rimwe. Fata 5 ariko nakubaza. Uzamubeshye ko warishije 10. Ibindi 5 nanjye ngira abadamu bafite banjye. Byagenda gushaka. Hano twicara twibizeze nkuko banezerewe. Hanyuma rero nanjye nyabika. Oya nyabika. Aya 5 guhaye. Uragenda mu isoko. Umugore ifi iyo barubyiye umunsi. Kubyibuka gutarampera. Ndabizi nyine ndabizi bakwandikiye inyama ariko umenye ko ntarahemba. Ngubu wagafasha ibyo 5 ukabibika. Nzaguhemba vuba. Fata 5 genda ungurire iyo fi nuyibura. Papa Kevin yaje. Papa Kevin yaje. Nzanya agakoko keza k'akanyarwanda gafite ibiro. Arampemba ariko. Araguhemba. Wewe ntuti. Nzanye na karoti, nzanye n'inyanya. Byose. N'imbuto. Nzane n'imbuto. Bwabujije bwawe bwo kugenda ukitiza. Mabuja nakubeshye inoti sinayerukaga pe. Kanyibiki. Umutima mubi mbagufite. Kanyibiki. Ariko nawe ndagukunda ni ukuri mabuja. Ni ukuri. Urakandi ndabona umeze neza uyu munsi ni ukuri kw'Imana. Rero mama Kevin nuko ibintu nabikubwira ntubyumve. Uriya mukobwa wasanze twicaranye n'aba Joseph. Ni sheri wa Joseph. Ndabona umuceri unahiye noneho reka njye ku isoko nanawukuyeho musizeho mabuja nasanga washirire yanyica noneho yankata n'atajya mpemba. Byarakomeye pe muri se gute bazaduhemba ndeba ari urugo nanjye ngomba gupfita na mabuja bayacu ntabwo byava komere cyane ufite injanga
ushaka iz'igihumbi zihuse shyiramo ahangaha nubwo utampaye nyinshi nta kibazo ufite inyanya karoti byose noneho ashaka inyanya za 500 kazungu ariko umeze neza nereza pavuro za 300 sawa nereza karoti z'igihumbi nta kibazo sawa hari akantu mugavuyeho nimugoroba ndaza kuza mugure n'akabyere dore ujya nkopa nawe ndakwemera cyane sawa urakoze cyane ibisi by'inyanja yantumye amafi ya 5 kandi ngomba gupyeta 2,000 harasigara 3 yantumaga amafi nzanye njanga ariko nabyo ni iby'inyanja nta kibazo agomba kuziryaho Kide ni wowe winjiye mu nzu? Yego mabuja. Hey! Ibintu nagutumye kuzana wabibonye? Ntabibonye. Bizane hano turebe. Mabuja. Wabizanye se? Nabizanye. Wabibonye ibyo nagutumye? Nabibonye gusa. Amafi wayabonye? Ako nabonye amafi y'amaswahili. Ariyo muri Tanzania. Meza, mashasha, yitwa samaki mudogo. Wazane samaki mutoto? Mudogo! Abaja nawe rero ujye mbeshe ngo yarize nayiswahili. Uzi kura meze? Cecetse nkareba. Shano gato. Samaki mudogo. Izi ngizi niko zitwa. Katurebe. Hano harimo n'izindi. Yanzani indagara. Ntabwo ari indagara. Bambwiye ko izari Tanzania. Ari Tanzania bazita samaki mudogo. Ni nshyashya. Ziruzuye ni nshyashya. Kide. Tuvugishe ukuri. Kazungu yambeshe. Ibi. Kazungu yambeshe. Ibi nibyo bitwaye 5,000. 5,000 nani? Ariko se naya nyine none se ntabwo yabitse ntabwo washyizemo hahandi. Cyangwa papa kedu. Ceceka ndaguha andi mafaranga tubigure. Njye nabishyira hanze. Nta kibazo. Ariko izi ni nshyashya. Wakoze. Nta giswahili azi. Ako Kazungu ashobora kuba yambeshye. Yambeshye pe. So izi ni Tanzania ubundi. Konera zikanuye nk'izo mu gishanga pfiriye we. Joseph. Buriya ni sheri we. cyane vuba aha baraza kutwereka ibirori baraza gukora ubukwe ni sheri we ariko muzi ubwenge disi we. Joseph yanga kwiyegereza sheri we ngo yicare hagati yawe nawe arangije kwiyegereza sheri we. oya wabonye ko twari abantu benshi araduhamagaye atwereke sheri inshuti yanjye Zefara ati ntuhabure ubutaha rero nubonye kandi bajyana n'abasheri nanjye ntuzasige gusa umukecuru mu kabari koko none ibi bizavamo aho ariko mana okay ntacyo mama Rufa mama Keve amakuru meza cyane disi harabuze muri iyi minsi abana bagiye ku mashuri twaye mbona werekeza hano usigiye he baterana mu bikizi amateraniro ni ugusenga amateraniro y'abagore bimwe njya numva ngo bya korari uvuye muri korari oya aho basenga Imana bamwe basenga Imana bo byayobeye oya mama Keve ni bana byayobeye oya bino gukabya no gukabiriza mama Keve ntabwo ari ugukabya ntabwo byayobeye abantu oya uhereye kera abantu basengaga Imana ese aho ntabona yuko muri iyi minsi ingo zabaye ibibazo ntabwo wumva hirya no hino abagore barimo kwica abagabo babo Imana twinginga Imana irebe ukuntu yatabara ingo zo muri iki gihe abagore barimo kwica abagabo barimo kwica abagore abana bacu bazahura n'ibibazo bitewe habaye hirya niyo mpamvu twinginga Imana
niyo mama Keve ni abantu bose kandi uretse n'ibyo ngibyo gusenga yose iyo umuntu asenze haba hari ibintu bimurinda aribyo byose ubona bidukikije bigatuma uburere bw'abana bubana bwiza rero hanyuma nanjye ninumva birimo numva kugera urugo rwanjye ntabwo urananira nashaka urugo rwiza amakeze tubanye neza urugo rwacu rw'abanyamahoro ariko nanjye niba hajyamo n'abanyamahoro nzabasha sibyo reka rero jye nikomerezaho uko bimeze nawe ukwiriye kuza ugasengera ingo zidafite amahoro gusenga si ukubwira Imana icyifuzo se naraye nyibwira ibyo ashaka mama Keve rero